this is MTV show. Muhire TV show. Make sure ko ukoze subscribe then ibiganiro byacu bijye bikugiraho 5 kuri 5. Okay. Guys, noneho hano tubafitiye abastar. Vuguti abastar. Hi, mumeze mute? Hey. Hi. Hello. Amakuru yanyu mumeze neza ndabona musobanutse cyane mwambaye neza po. Koze cyane. Okay, mwakwibwira abadukurikiye hano kuri MTV show. Yes, amazina yanjye nitwa Bagirubwira Jean Claude. Bagirubwira Jean Claude. Dumutumirwa muri Bishop Studio. Ego, murakoze. Nayi nitwa Joseline Tuyizere. Bamwe bakunda kunyita Joseline Worshiper. Nanjye ndumutumirwa hano, ndumuririmbyi. Jose. Karame. Hi. Hello. Okay, wadutama akantu gatoya nyine ku ndirimbo zawe none tukumva uko bimeze. Ku ndirimbo zanjye. Yes. Hari izo nanditse zitarasohoka. Nako actually zose ntago zirasohoka. So hari iri process ndende cyane iri hafi muri make gusohoka. Yes. Manyangane nagijwe rimeze neza. Ntago rimeze neza. Ariko. Yes. I can try. Okay. Ntahandi yashibye shimo nagize. Ntahandi yashamahoro mfite ubu. Usibye muri wowe Yesu. Usibye muri wowe mwami. Ntahandi yashibye shimo nagize. Ntahandi yashamahoro mfite ubu. Usibye muri wowe Yesu. Usibye muri wowe mwami. All right. Wow. Yeah, kabisa udutayemo kabisa uradukomye. Okay, guys, nkuko mubibona uyu ni umuhanzi. Aba ni abastar twatumiye hano muri studio. Kandi ndabizi neza ko ibiganiro tugiye kugirana biri buze kubashimisha cyane. Yeah, Mr. Hajya bavuze ngo yitwa Zira ryari akomeye. Ibiherekane byinshi cyane. Ora n'umuhanzi ryamukomye ryamusekeje. Yes. Bagirubwira Jean Claude. Yes. Kasi buri umubyeyi gusa ntabwo yigeze gusobanurira akakubwira aho byaturutse Bagirubwira. Ushaka kujya nko mu mateka cyane, ushaka gusanga wenda ari mpamvu barinyise, mpamvu Bagirubwira. Icyo ntekereza ni uko wenda bashobora bitewe na kondisiyo bari barimo ukaba ari mpamvu wenda bagize gutyo yagusa nacyo ntwaye. Umuhanzi warabyumva ute? Bagirubwira Jean Claude. Ari n'abanyarwanda bita ngo bita ngo bande. Sinzi hari amazina menshi yari basigiye baterura mwino minsi cyane. Nzamwita kuze. Ambari mu mbazi. Hafi aho gawe. Ariko none tugaruke kuri Bagirubwira. Jean Claude. Okay. Ntacyo bitwaye ni byiza cyane. Ahubwo se wowe nakaye gashya ufitiye abanyarwanda hano. Nakaye kantu gapfundikiye ushobora gupfundurira abanyarwanda nkuko twumvishe umuhanzi kazi hano. Umwana w'umunyarwandakazi akora mu mirya. Cyakoze wankomye kabisa. Ariko ndabizi ko abanyarwanda ubu ngubu aho bari hose bari kudukurikira bishimye cyane. Okay. Nawe wagira akantu usangiza abanyarwanda noneho tugakomeza n'ikiganiro cy'uno munsi. Okay.
ndetse murakoze ko mu mwanya bari muri studio ndetse n'abadukurikiye nanjye ubwanjye ntabwo ndasobanukirwa mfite ariko iyo byose irahari hanyuma ibijyanye no kuririmba ijwi ryanjye ntabwo ushobora kuryumva bati mwimuzimije ibyuma ariko nanakuganira ugaseka icyo numva rero abadukurikiye bakugura kuri televiziyo ndetse no muri studio reka dukore akaganiro kandi ndaza no kubaririmbira ibijyanye n'ibyo nzi ukuremo ubutumwa bwawe Bagirubwira Jean Claude urumva dutayemo bikomeye cyane. Okay. Uraza kuza kutubwira nyiri kwintu bimeze sibyo? Okay. Umuhanzi hari ikibazo wabaza Bagirubwira Jean Claude cy'amatsiko ndagifite cyane kuko yambwiye ngo bwahuye murazana hano ni umusitari ukomeye cyane nubwo banyura hirya no hino ariko ndatekereza nawe nta bibazo hari nk'ibibazo uko biri kose waba ufite wamubaza. Actually ntabwo nazanye ibibazo ariko ntakigize kiri kwivuga Bagirubwira sinzi nyine yansobanurira ubwira ni iki ntabyo nzi pe nyenda byumva njya byumva nenshi ubwira ntabwo mbizi pe sinzi nyine ngo bisobanuye iki byumva nk'uko kose iryo zina riracyari mu bitabo izina ugomba kuko ndanabyibuka imyaka yashize gira amatsiko yo kwibaza ngo ariko Bagirubwira iki rero ugize icyo kibazo nanjye iki kibazo ndacyakibaza niyo mpamvu iri mu bushakashatsi bw'iryo zina ngo umenye ngo ikomoka ku ki kuko iyo akenshi uhura n'abantu ntibagire ikindi kibazo bakubonamo bakubaza ngo ariko iryo zina ryawe biravuga iki risobanura iki nyiraryo nanjye ubwanjye actually byumvikana ubwanjye nanjye ntabwo nagusobanura ngo bimeze gutya ariko ndacyarishakaho umukuru hanyuma tuzahora mu kiganiro mubwira nti ariko Bagirubwira mwamenye ukuntu bisobanura. Okay ngenda byumva ntabwo wenda ufite meaning yaryo ise nyine ya nyayo wenda icyo bayikwise bashingiyeho wowe urifata nk'iki kuri wowe ni nk'iki kuri wowe kuri njyewe ni gutyo gusa nkuko bakwita urukweto akaba ari izina gutyo gusa nanone urukweto ni urukweto nanone izina kari aniki n'ikintu kiri aniki cyihariye ariko se mu by'ukuri nk'umwana wawe nakura nabaza ati boy twandi akavuga ati yitwa Bagirubwira nyine muri make nk'umuntu aguhamagaye ati Bagirubwira cyangwa se wowe yumva ute ukiri umusore ukumva umuntu aguhamagaye ngo niko Bagirubwira we buriya ubyumva ute byakira ute muri wowe niyo mpamvu nanatekereje nti ariko wazajya kurihinduza urabyumva ariko naje gutekereza navuga ati buriya impamvu ababyeyi bicara kuvuga ngo umwana wacu ariko nzanamubaza impamvu niyo numva impamvu ntayo nabwo bafite nzagenda nidaniye zaba ari wa mugani ushobora kuba ari wa mugani so nakwanga ibyo bavuze ngo isa ntakwanga kwita nabi bikajya bavuga ngo nta zina riba ribi
kuri nyiraryo. Okay, dusoza wagira akantu gatoya nyine ubwira abanyarwanda nyine kajyanye n'impano yawe. Okay, wenda mu minota mikeya dufite hano ushobora kugerageza gato none ugakora mu hajya bavuga ngo nugukora mu mutano ukibwira batanazi. Niko bajya bavuga. Noneho warangiza ugahita uririmba nk'agatero gato cyangwa agace gatoya ku ndirimbo ufite, sibyo? Okay, noneho batemo hari imvugo bajya bavuga ngo reka nkutemo bro ngo nkutemo noneho tama abanyarwanda ku muzigo ufite, sibyo? Wenda nahera kuri Buda ndugumuzi. Hari akaririmbo ke nkunda, indirimbo yitwa Hifoshi. Wambere de mukobwa atanga visa, naje nk'umusaza wikibaza umalibaza, mfite kugusubiza, mfite kuguhereza, ukaza ukemeza, ukamamaza nanjye nkinjiza, mfite kwemera nkabiguhembera, nkaguha ibendera ninjye kurengera, byose nkaguhebera, nkakugira nkagutera, nkakugeza aho utaragera, nkaguhishura ibyeshwe kera, bimwe naguhishiye mwari ndabigutuye, karibu nibuzanye, bimwe wanyemereye nanjye nkufitiye, kofi nakwemereye, kuko iyo utaye hayi wakuraho imidari, cyakora bishoboka bikore muri uyu mwanya. So next uzareba ukuntu. Yeah, okay. Thank you so much. None gutegura none wa muzigo wawe nawo ubundi noneho nawo kazawudotamo, sibyo? Next. Okay. Dusoza rero Jose niki wasoza ubwira abanyarwanda, sibyo? Ubwira abanyarwanda none ukindi gihe tuzabatumira muri studio tuganire neza, tugirane ibiganiro birambuye, sibyo? Okay, murakoze. Icyo nabwiye abanyarwanda curi na byinshi navuga, ariko icyo nababwira nkanjye ku giti cyanjye ndabakunda cyane ko n'abanyarwanda nanjye ndi umunyarwanda. Ikindi tubafitiye byinshi, tubahishiye byinshi cyane, byinshi biri mu nzira y'Imana idushoboza, tuzabagezaho byinshi kandi bizahembura imitima yabo. Murakoze cyane. Hano twari turi kumwe na Bagirubwira Jean Claude anti Jose. Okay. Make sure ko wakoze subscribe, share and comment. Ubundi ibiganiro byacu bigiye bageraho 5 kuri 5. Gahunda ni kuri MTV show. Ciao.